ubu dufite inzara ikomeye cyane yatewe n'uruzuba mu bihugu byinshi byo mu burasirazuba bwa Afurika. Ubwiye Madagascar, ubwiye Kenya, Somalia, Mozambique na Zimbabwe na Malawi. Hariya hari amapfa. Mvuge no mu Rwanda hano twebwe iwacu burasirazuba. Nababwiye kera yuko hariho gahunda yo kugabanya mu Rwanda kabiri. Burengerazuba cyangwa igice cy'uburengerazuba n'amajyaruguru ndetse n'uburengerazuba bw'amajyepfo abantu bakibasirwa n'imyuzure. Kandi byarabaye gusenya ibiraro birabo, gusenya ibikorwa remezo. Uwoze wadutse no abepfo muri ubundi avuka muri Malawi n'umutekamitwe akayikorera muri Afurika y'Epfo. Wari gukora ibitangaza. Oya yakoze isabune wiyuhagira ugakira ibyaha. Wakoze n'ibyo ukora. None iracuruzwa iragura menshi. Ubu iri gucuruzwa hirya no hino. Oya yasimbuye amaraso ya Yesu. Kugira ngo mvuge ibi ngibi nuko nabanje kwibaza. Ariko naje kumenya ko ibyo ntekereza atari ko biri. Niba isi kubgayo system itegeka isi ihagaze ku miryango 13 gusa ku bantu ba miliyari batuye isi. Imiryango 13 niyo shingiro ry'ibindi byose. Naba ngaba imbaraga zitegeka isi ntabwo zikorana n'ibihugu runaka. Zikorana n'abantu giti cyabo. Ariko bagakoresha bya bihugu mu nyungu zabo. Kuko nk'abantu birabyo ibyo bashaka bikorwe nuko bagira kuko Amerika irakoreshwa mu gusenya ibihugu hirya no hino byo mu burasirazuba bwo hagati n'iki byose. Rose bikorwa batabireba na wundi tabireba. Kuri ntego ya 9 ni inzara n'indwara. Haje n'indwara. Indwara zigomba kuba nyinshi cyane. Igize mu kinyejana cya 20 cyane myaka ya nyuma y'intambara y'isi yose. Hizwe noneho uburyo bwa bwenge ubushobozi bwo kurwanya za ndwara navugaga no bushobora guhindurwamo noneho uburyo bwakoreshwamo mu buryo bw'ibyorezo bikicara noneho abantu umwanya wo kubakiza. Hari gahunda yitwa Agenda 21. Ni gahunda yategura ikinyejana cya 21 mu by'ukuri irimo ubugambanyi bukomeye bwagenewe inyoko muntu. Population of the United States by the 2050 must be around 100 million people. Amerika ifite abantu bajya muri miliyoni 250 hagati ya 250 na 300 actually. Bavuga ko ngo nibura nuko mu mwaka 2050 hazaba hasigaye abantu miliyoni 100 muri Amerika. Abagera kuri miliyoni hagati ya miliyoni 150 na miliyoni 200. Amerika yonyine iyo tuvuga Amerika turavuga abanyabwenge uzi yuko nabo nta bwenge bafite. Uzi ko bino bintu birenze kuki se birenze. Abizabona abanyabwenge ntago babyumva bize ubwenge bw'isi. Ahubwo nabo babikurikira buhumyi. Why? Bahawe programme ntabwo bahawe ubwenge. They cannot go beyond. Ntabwo barenga ibyo bahawe by'abapakiyo mitwe. Ufite ubwenge bw'Imana wenyine. Uko Kristo yaje yabaduhindukira ubwenge bw'Imana. Ni ushobora kureba ibinyi bakamenya ibiva niyo bijya akanabigenzura. Gusenga everyday. Gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Mani bahumugisha cyane. Hanyuma rero kandi turabasaba gukomeza kubana natwe no gukomeza kumva ubutumwa bwiza. Dore ko muri iki gihe bikwiriye cyane ko abantu biga cyane kandi bakigana ubushishozi icy'ubuhanuzi bw'ijambo ry'Imana buvuga. Uyu munsi rero turagarutse mu kiganiro cyacu tukaba tuguhaye ikaze. Ikiganiro cyitwa Menya Nibi. Tuguhaye ikaze kugira ngo utangire natwe uze gusuzanya natwe, kandi niba uri mushya wakora subscribe kugira ngo ukomeze gukurikira ibiganiro byose ko bitambukaho, kuko tufite ibiganiro byinshi kandi bizakugira umumaro mu mpande zose, haba mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Reka twakire paseri kugira ngo hagusuhuze, narangiza dufashe gusenga twinjire mu kiganiro cyacu. Paseri ni karibu cyane. Barakoze. Ndabashuhuje mwese abakurikiye, ndabashuhuje mwese abayobozi ba RNTV. Dukorana uyu murimo mwiza, umurimo wo kumenyekanisha Kristo muri iki gihe cy'umwijima, ubwo burushaho kuba kabwibwi cyane cyane ko ubugiye gucya buri gihe umwijima urushaho kugira imbaraga iyo igihe kigana mu museso. Rero ntashidikanya ko muri meze neza kandi muri mu Imana murimo mukomeje gukora. Mureho n'umwanya rero wo kusuhuza abavandimwe dusangiye ururimi, abanyarwanda n'abavuna baruvuga bari mu Rwanda, bari mu karere k'ibiyaga bigari, bari hirya no hino kuri uyu mugabane wacu wa Afurika, yewe n'abari hakurya y'amazi magari. Turabashuhuje cyane n'abari mu birwa bya kure n'ibya hafi. Suhuza bari cyane muri Aziya ya kure. Twabonye ko dufite abadukurikira muri Taiwan, muri Korea y'Epfo. Yaratunejeje cyane. Byumvikane ko abantu bacu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda n'izindi ndimi zitagibisanira narwo bari hirya no hino ku mugabane, kandi barakurikira kandi
ndibwira yuko ibyo dukora mwese bibafasha. Wari umwanya wo gusuhuza rero abarundi, abavandimwe bacu abarundi dusangiye ururimi, abanyamurenge bakaba baturanye n'andi moko avuga yumva ikinyamurenge, nk'abafurero baramwe gusa nkabita abapfurero sinzi impamvu babyanga ariko kugira ngo bumva yuko atari byo. Hanyuma rero n'ababembe, abanyindu, mbifuriza amahoro, mbifuriza kuba muri Kristo, mbifuriza kwitandukanya na politike ya sekibi yo gutuma bahinduka ibikoresho by'abadayimoni, bishora mu bwicanyi n'inzangano zidafite aho zihuriye n'ukuri. nsuhuza n'abacu b'Rwanda phone bari muri Kivu y'Amajyaruguru, aho ngaho ndabashimira cyane Imana kuko benshi muri mwe bajya bansuhuza, ndetse n'abavuye aho bakajya muri diaspora, babaye abadiaspora bakomokaho ni benshi b'inshuti zanjye tukunze kuganira. Abafumbira, abahororo, abavandimwe nabo nabavuga ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda barwumva bari muri Uganda, abahana bahangaza. Mwese rero ndabashuhuje, kandi niringiye ko ibi tugiye kujyamo ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kiza kubafasha. Murakoze kandi mugira amahoro y'Imana. Murakoze. Pase mwadufasha gusenga ubundi twinjira mu kiganiro. Mana ihoraho yo mu ijuru, usingizwe hano uhabwe icyubahiro. Turagushimye, turaguhimbaje Mana ya Isirayeli, niwe Mana yonyine mu rukumbi. Tukwita Imana ya Isirayeli kuko Aburahamu, Isaka na Isirayeli ari uruhererekane rw'abakurambere, bahawe isezerano rikomeye cyane yuko mu rubyaro rwabo arimo amoko yose yo mu isi azaherwa umugisha, kandi uwo mugisha ni umwuka wera duhabwa ku kwizera Kristo Yesu mwene Dawidi mwene Aburahamu. Bagushimye cyane rero Mwami, bari natwe duha umugisha, utweze, utuboneze, utwongerera imbaraga no kongera kwizera gusa muri kino gihe kibi. Twiringiye yuko ari we murengezi kandi uzatukiza byose bijyanye n'ubugambanyi bw'umwanzi no gushaka kuturimbura. Nuko rero ushimwe by'iteka ryose, byambarije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Murakoze cyane. Basi turakomeje rero kuri za ntego 21 ku badukurikiye. Turi kwiga ku ntego 21 za Illuminati, ariko nkuko twabibonye nuko bashyizeho akanama kagizwe n'abantu 300 bakomeza gukurikirana neza izi ntego niba zishyirwa mu bikorwa. Ubwo rero duheruka tugeze ku ntego ya 8. Uyu munsi rero turakomeza n'izindi ntego, ariko turasaba buri wese dukurikiye gutega amatwi ibi bintu ko ni ibintu bikomeye, ni ibintu bidasanzwe. Abantu benshi bavuga ngo ni ubumenyi gusa, ariko ubumenyi nibwo buturukamo kumenya nyine ukagira ikintu kiguhindura. Nta muntu n'umwe wigeze agira uburyo ahinduka atageze ibyo yamenye. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga yuko kumva kwizera guheshwa no kumva, kandi kumva ukazanwa n'ijambo rya Kristo. Ntabwo ushobora guhinduka utagize icyo wumvishe ngo kimenye. Icyo wamenye nicyo kiguhindura. Rero umuntu ushobora kuvuga ngo ibi ni ubumenyi gusa, ngo pastor barimo aratanga, ntabwo ujye utega amatwi numve uburyo tubihuza n'ubuhanuzi, kuko dutuye mu isi kandi si dutuyemo ibyo tunyuramo byose nitwe bisohoraho. Nyamara byahanuwe muri Bibiliya, niyo mpamvu dufata ibyo muri Bibiliya tukabihuza n'ibyo turiho muri iki gihe, tukabaransinga, tukareba ese si cyo gihe duhagazemo. Ibiko biri gusohora ku bantu, gusa abantu barabizi babyitayeho. Pasi tugwaha ikaze rero kuri iyi ngingo cyangwa se kuri iyo ntego ya 9 tugiye kwinjiraho. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Tugiye kuko nkuko bivuze hari gahunda yitwa Agenda 21. Ni gahunda yategura ikinyejana cya 21. Mu by'ukuri irimo ubugambanyi bukomeye bwagenewe inyoko muntu. Ari nayo mpamvu biri mu nyungu z'abantu bose batwumva, abantu bose Imana yateganyije, yaremye, kandi dusangiye ururimi n'umuco, guha agaciro ibintu tuvuga, kandi bagambiriye kugira ngo habeho uburyo bwo kurokoka
kuko nta bundi buryo buhari bwashyizweho nk'uko Petero abivuga ngo byakozwe n'intumwa yuko ari nta rindi zina twahawe munsi y'ijuru ryo gukirizwamo usibye izina rya Yesu Kristo. Gukizwa byose harimo n'imigambi mibisha ya Satani yo kurimbura ubugingo bwacu binyuze mu bikorwa bikomeye cyane umwanzi akora adushoramo, haba mu kwanduza ubugingo bwacu ndetse no kwica imibiri yacu. Rero Imana ibaha umugisha muha agaciro kandi mutega amatwi ibiriho. Nk'uko bivuze rero tumaze kukavaringa ingingo cyangwa intego 8, ubu turi ku ya 9 ikomeye cyane. Intego ya 9 iravuga ngo tukoze, turavuga mu cyongereza hanyuma tusubire mu kinyarwanda kuko icyegeranyo cyanditswe mu cyongereza. Iravuga ngo tukoze by means of a cyangwa a limited wars in the advanced countries, b by means of starvation and diseases in the third world countries, the death of 3 billion people by the year 2050, people they call useless eaters. Aha tubonye ko intego ya 9 muvuye yuko ari intego rero kandi yari yamaze gufatwa ngo binyuze mbere icyambere ngo yifashishijwe intambara z'imbaraga ariko zimara igihe gito mu bihugu byateye imbere. Icya kabiri kandi ngo hifashishijwe kwicisha abantu inzara n'indwara mu bihugu byitwa yuko biri mu mugabane wa 3 icyo bita third world countries, cyangwa mu yandi magambo biri mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Ngo hifashishijwe ibyo uko ari bibiri cyangwa mu buryo bubiri hagomba kuboneka urupfu rw'abantu miliyari 3 mbere yuko umwaka w'ibihumbi 2050 urangira. Ubu rupfu rw'abantu rero miliyari 30 biswe abaryi b'imbura mu maro. Miliyari 30 cyo miliyari 3 miliyari 3 bagomba gupfa mbere ya 2050. Abo ngabo ni nko kuvuga ngo nibura kamaze gupfa. Ibyo rero agakomite cyangwa kanama twavuze ka Illuminati k'abantu 300 nuko kahawe cyangwa kahawe inshingano ku mugaragaro n'uwitwa cyangwa kahaye izo nshingano kugira ngo iyi gahunda igerweho. Uwahawe izo nshingano zo kubishyira mu bikorwa n'utoga Cyrus Vance, wahoze ari umwe mu bayobozi ba Amerika bakomeye. Bamusabye rero ko yandika inyandiko mvugo kuri iyi ngingo ngo ategure uburyo ngo iyo genocide yagerwaho. Uyu ni wahawe izo nshingano Cyrus Vance. Cyrus Vance yahoze afite ibintu akora muri leta ya Amerika mu myaka za 19 za 70 za 80. Iyo nyandiko rero yaje gusohoka ifite umutwe cyangwa inyito yayo yitwaga Global 2000 Report. Ukuvuga ngo raporo mpuza mubumbe ngo y'umwaka w'ibihumbi 2000. And was accepted and approved for action by former President of the United States, James R. Carter, and Edwin Muskie, then Secretary of State. And
on behalf of the United States government. Abangaba bamaze kubona raporo bayisizeho umukono bayemeza bayiha umugisha aribo wahoze ari perezida w'icyo gihugu James R. Carter ndetse na minisitiri w'ububanyi n'amahanga ari wita Secretary of State witwaga Edwin Muskie. Ubu rero ngo bayisizeho umukono bahagarariye leta ya Amerika. Kandi dukurikije iyo ntego ibikubiyemo bivuga ko cyangwa amabwiriza akubiyemo muri iyo nyandiko avuga ko population of the United States by the 2050 must be around 100 million people. Amerika ifite abantu bajya muri miliyoni 250 hagati ya 250 na 300 actually. Bavuga ko ngo nibura nuko mu mwaka 2050 hazaba hasigaye abantu miliyoni 100 muri Amerika. Abagera kuri miliyoni hagati ya miliyoni 150 na miliyoni 200. Amerika yonyine, iyo tuvuga Amerika turavuga icyo bita USA, leta zunze ubumwe. Iyo tuvuze leta zunze ubumwe tuba dukuyemo Mexico na Canada kuri aya mugabane wa Amerika ya ruguru, kandi ubwo tuba tutabaze Amerika y'epfo. Amerika y'epfo yo bita South America ibigizwe n'ibihugu byo bita ngo ni Latin America. Ubwo rero urumva icyo bishatse kuvuga ni ukuvuga ngo ibi tubona nk'ubu ngubu iyi gahunda cyane cyane yashizwemo imbaraga. Iyi raporo yateguwe kera ariko yagombaga n'igihe cyo kwiguma kwijurwamo. Ngo yateguwe mu kinyejana gishize cyane cyane urumva ba Jimmy Carter yabaye perezida mu hambere muri za 80. Hanyuma rero ubu ngubu yakorwaga ibinyi byakorwaga ari umuteguro w'ikinyejana cya 21 kandi ikinyejana cya 21 ubu cyaratangiye. Intego z'ikinyagihumbi zatangiranye nacyo 8 zarageragejwe zimara imyaka 15. Imyaka 15 ishize bwo hari muri 2015 hadutse gahunda noneho y'imyaka 15 izarangira muri 2030. Muri 2030 rero mu myaka 15 hibanzwe ku kwihutisha gahunda nkuko minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Faransa nibagiwe izina rye bamutaga Laurenti, iri ni ryo ntazi, yaravuze ati twarakererewe kandi dufite gahunda yo kwihutisha ibintu ku buryo gahunda twihaye irangira. Ubwo rero bashyizeho intego z'igihumbi za zindi zari 8 zasezeruka 17 ariko noneho zigomba kwihutisha kugira ngo abantu bagire amahoro. Ariko iyo bavuze ibyo ushatse waza kuzireba 8 harimo n'ibinyi bya environment, harimo n'ibi byo kongera kuvuga ngo ibihugu bikomeye bigomba kongera guhaka ibihugu nyamwinshi muri kugira ngo habeho cooperation mu buryo bw'imibanire myiza. Tugaruka mu bukoroni twabugarutse. Ubukoroni twese tuburimo bwawo ni ariko no kugira ngo ko uwo ni n'ubundi ifite ya miryango bya bihugu 10 bikorera kandi ari abami bigomba no gukomeza gutegeka kugira ngo bifashe Loni kwihutisha ya gahunda uko Loni ubwayo irategeka ikafatirwamo ibyemezo, ariko icyo bita implementation bigomba gukorwa hakoreshejwe icyo bita enforcement agencies. Baba ni bashyira mu bikorwa ni bandi n'abatwari 10 of course kandi abami 10 bategeka n'inyamaswa. Ubwo rero nuko ko ibyo bintu bikomeye kandi bikaba bigiye gutera imbere byumvikane ku buryo budasubirwaho ko ari byo bintu bitubona. Intambara zabaye muri Yugoslavia zo bita limited wars, abikubita abantu benshi bagapfa bikazana n'ubukene n'indwara byashenye Yugoslavia. Hari intambara zabaye ejo bundi muri Ukraine, hari intambara bagenda bakora n'ubu hari intambara kikayishobora kuza kwaduka. Urumva yari bibaye mu myaka 5 kwaduka mu kihe gihugu hagati y'Uburusiya n'Uburayi bw'Uburengerazuba mu muryango wa OTAN.
kuko Uburusiya burashaka gushyira itegeko rivuga ngo OTAN ntabwo igomba kugira ibihugu yongera gushudika nabyo, cyane cyane ibyahoze biri mu mugabane wa ibyahoze ari Soviet Union cyangwa Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti, yuko batagomba gufata ibyo bihugu ngo babishyire muri NATO cyangwa muri OTAN. Ubwo rero bikaba bivuze ko Uburusiya bya bihugu nanone bifiteho ijambo kandi bidashobora kugira gahunda yo kwihitiramo ibyo bishatse, icyo bita self determination kuri kibazo runaka cyose. Noneho rero bimeze bityo nuvuga yuko ku ngufu bigomba kumvira icyo Uburusiya buvuze. Abawutaye nabo bakavuga ngo no, tugomba kureba natwe tufite ubwigenge, ibyo bihugu mu gihe hariho demokarasi n'ubwisanzure biriya bihugu bigomba gukora icyo bishatse. Cyane cyane ko hariho igihuha nta kintu igihuha ko ntabwo nagihamya neza yuko Uburusiya n'Ubushinwa n'Ubuhinde bishobora kuba habayeho nk'ibintu by'intambara bishobora kuba byarwanira ku ruhande rumwe, kuko Ubuhinde ntabwo bwumvikana n'Ubushinwa ariko bufitanye amasezerano imikorere ya gisirikare n'Uburusiya. Ibyo bivuze iki rero? Bafitanye amasezerano yo gufatanya n'Abarusiya, ntabwo byabuza gufatanya n'Abashinwa, kuko Abashinwa nabo bafitanye uburyo bakorana n'Abarusiya. Ibyo ariko ntibakorana kubera impamvu ni imigabane n'ubundi igabanya mu isi kabiri ikoreshwa na ziriya mbaraga z'umwijima, kugira ngo aramutse habaye intambara hagomba kuba icyo bita balance of power. Nivuga ngo biriya bihugu uko ari bitatu byonyine bituwe na 1/3 cy'abatuye isi. Yes, niba atari 1/2 ahubwo, kuko ubwo ni ibihe Uburusiya n'Ubushinwa n'Ubuhinde bituwe n'abantu bagera kuri miliyari 2 n'igice. Ubwo ni kimwe ni hafi 1/3. Yes, ni 1/3 cy'abatuye isi, kandi bakaba bafite imbaraga za nuclear, bafite ibintu byose by'intambara by'ubwicanyi. 1/3 rero gihagurutse barenze cyane Abanyaburayi, kuko Amerika ubwayo n'Uburayi bushyize hamwe ntabwo bagera kuri miliyari. Kuhangana n'abantu bagera kuri miliyari 2 n'igice ni ikibazo. Amerika na Canada n'Uburayi bw'Uburengerazuba ntabwo sizi ko roughly nka miliyoni 600 niba ari benshi, ntabwo bareze miliyoni 500, kuko Amerika ubwayo miliyoni 250 na Canada hose ntabwo barenga miliyoni 300 ntibazigera. Uburayi bw'Uburengerazuba ntabwo bufite abantu bagera kuri miliyoni, n'abari benshi ntabwo barenze miliyoni 300. So ni around that miliyoni 600 kugira ngo rero bahangane na miliyari 2 n'igice. Ntibishoboka. Rero niyo mpamvu bashaka kureba ukuntu binjira hariya bifatanye n'iki n'abantu benshi bashoboka b'Uburayi bwose. Kubera rero izo mpamvu hashobora kuba umuvuduko w'intambara ikomeye, cyangwa akabundi bushyamirane bukomeye bwatuma habaho ibyago byinshi. Zino ntambara rero zibera mu burasirazuba bwo hagati n'ahandi n'izibera hirya no hino, twe tubibure ko ari ibintu byoroheje, ariko ziriya ntambara nabo barazirwana, kuko nko muri Afghanistan, nko muri Iraq, muri Syria abantu benshi Abanyamerika baguyeyo benshi, Abarusiya benshi bagwayo. So, izo ntambara rero barazikora kugira ngo zigabanye abantu. Ikindi cyaka rero abantu bahungirayo nabo bazana ibibazo by'ubukene n'ibibazo by'imibereho muri biriya bihugu bahungiramo, kuko nibo baba bateje izo ntambara, kandi barenze bakabakingurira bari batene muzi, kandi ko nubwo ntibakingurira ko babakunda, ni ukujijisha, kuko nibo batwara bose. Abantu bahora mu transit no mu byago bikomeye. Icya kabiri rero ni ibijyanye na kwicisha abantu inzara, starvation. Ubu dufite ikibazo mu bihugu byinshi birimo Kenya, ihembe rya Afurika, za Somalia na Ethiopia, hari ikibazo cy'inzara. N'imisho ariko hariyo n'intambara, ariko no hariyo n'inzara kubera kuteza. Ibihugu nka Madagascar hari ikibazo,
abantu baricwa n'inzara kubera ibintu byinshi harimo no kugurisha ubutaka, kubera yuko ubutaka buba bwara icyo bita collateral, buba bwaratanzwe nk'ingwate muri ibikorwa bimwe na bimwe baba bifuza gukora, bikaza kurangira ba bantu bagize bate bashize, bwa butaka amafaranga batanze badashobora kubyishyura, ntabwo twabivuzeho. noneho barangiza bwa butaka bafashe nk'ingwate bugatwarwa. ubwo ntibyarangira igihugu cyose cyatwawe ahubwo none kizatwarwa n'umuryango wa Rothschild utegeka isi. bazatwara ubutaka bw'iko babaze isi basanga 30%, 30% y'ubutaka bw'isi bubarwa nk'ibyo bita ngo ni wilderness. Wilderness ni ukuvuga amashyamba, apana amashyamba forests, na amashyamba adatuwe, abantu mbese hari aho ngaho gusa, habereye aho ngaho. Aho rero cyane cyane bibanda aho batekereza hari ubutunzi cyangwa hashobora guhigwa. Hari ubutunzi bwa minerals n'ibindi n'ibiti n'iki byose byava mu butunzi, cyangwa se hashobora kuba ahantu potentially hashobora kuba hahingwa. Okay, niyo mpamvu rero hashizeho bank iyo bita GEF, iyo bita ngo ni Global Environmental Facility, Global Environmental Facility. It's a financial institution ariko ikorera muri World Bank, itanga bene ayo mafaranga. Dukora ibi bakaguha amafaranga ugakora n'ibintu abantu bareba ngo ni byiza, ariko atari byo byibanze byafasha abantu. Ibyibanze ntibabyiteho, kandi ibintu bakutegetse gukora biba bihenze, utazabyishyura. Iyo ugiye kubishyura bihakuranira batwara bwa butaka, icyo pledged. Aho rero bizarangira ibihugu byinshi byaramaze gutanga ubutaka bwabyo. None uyu muryango waratwaye ibihugu, hari byo biwuyobora uko bishaka, ahubwo ibihugu byaratwawe nabo umuryango uyobora ibihugu uko ushaka. Yes, none ibyo rero bizatuma abantu bicwa n'inzara, kuko niyo batwaye ubutaka ni kanumvise yuko Kenya na Madagascar bafite ibibazo bimeze bityo. Ubutaka bwinshi bwajyanywe, abantu bashobora guhingaho kandi bwo bwakaye buhingwaho abantu bakabona ibyo kurya. Ibyo rero bizatuma abantu benshi bicwa n'inzara, starvation. Wiki ubu dufite inzara ikomeye cyane yatewe n'uruzuba mu bihugu byinshi byo muri Burasirazuba bwa Afurika. Ubwiye Madagascar, ubwiye Kenya, Somalia, Mozambique na Zimbabwe, hamwe na Malawi. Hariya hari amapfa cyane, araza kuba afite amapfa akomeye cyane. Kandi numva bari yarabakira ahubwo abakire. Numva abantu benshi bajyayo gushaka y'ubuzima bahita baba bakire. Oya, hariyo n'umuhungu wabaga muri Kenya yambwiye ati byananiye, yatuze no gucuruza amandazi, yabuze uko agaruka, ahubwo no gutabara. Provareza birakomeye cyane. Noneho rero dufite in those countries, mvuge no mu Rwanda hano twebwe iwacu Burasirazuba, nababwiye kera yuko hariho gahunda yo kugabanya mu Rwanda kabiri, Burengerazuba cyangwa igice cy'Uburengerazuba n'Amajyaruguru ndetse na Burengerazuba bw'Amajyepfo, abantu bakibasirwa n'imyuzure. Kandi byarabaye gusenya ibiraro, gusenya ibikorwa remezo. Imvura yaza ntigira ikimara ugasenya ibintu, isuri gatwara imyaka. Gutubwira niba wabayohereje imvura kuriya, kuko urabona ko izo nce ikunda kwangiza ibintu cyane imvura, niba wabayohereje. Erega je shaka kubwira ngira maze mbabwire, ntabwo abantu bazi icyo birivuga. Iravuga ngo wasiwe ugushije ishyano, kuko umubisha kumanukiye afite umujinya, azi ko asigaza igihe gito. Kandi ufite ariko wowe umuntu wateje intambara mu ijuru, imvururu zikabayo mu ijuru, hakaba genocide. Ariko buriya mu ijuru ibirego by'umwuka bikarwana ku buryo 1/3 akakimanukana ku isi. Ariko si kuki abantu bakwiriye kumva yuko byanditse muri Bibiliya ariko kuri. Iyo force rero yavuye mu ijuru, hanga twebwe n'ifiseye. Ijuru ryaratabaye ubwo Yesu yazaga, kugira ngo aze ashireho inzira y'abantu kurokoka. Kandi ntabwo yaje kugira ngo iyi si ayihindure paradizo. Ntabwo dukurikije gahunda y'ijuru y'Imana, ntabwo isi yaba paradizo kandi igifite icyago cyitwa icyaha.
ntibishoboka. icyaha kigomba kubanza kubonerwa umuti, abantu bagahamagarwa muri Kristo Yesu ngo buhagirwe. Nibamara kuhagirwa bajye mu bwami bw'Imana. Ubu ngubu hari uwitwa ishyano ryitwa ngo ni profete ngo ni Mukiza Mushiri. Uwo se wadutse abepfo muri ubundi avuka muri Malawi, n'umutekamitwe yayikorera muri Afurika y'Epfo. wari gukora ibitangaza. Oya, yakoze isabune wiyuhagira ugakira ibyaha wakoze n'ibyo ukora, none iracuruzwa iragura menshi. Ubu iri gucuruzwa hirya no hino. Oya, yasimbuye amaraso ya Yesu. Ariko abirabura twebwe iyo ndebye abirabura agenda aseka cyane. Dufite ibibazo bikomeye cyane, ubu barayigura bayirwanira. Ariko ibintu by'iyobokamana, niyo mpamvu nakubwiye nti tuganira, abanyafurika dufite ikibazo. Iyo yicaye kuri imbere umubwira iby'Imana, uwo atekereza ikibazo cye, ariko ntatekereza ikibazo cy'Imana. Ikibazo cy'Imana iyo kureba ireba icyaha kikurimo. Icyo nicyo ukwiriye kugira priority mu buzima. Icyaha nicyo gikwiye kuba priority mu buzima. Ubundi Imana iyo kureba ireba yuko ufite icyaha, kandi ishaka kugukiza iki icyaha kugira ngo ubeho. Wowe ukarebera mu bibazo byawe. Ubanga Imana uyirebera mu bibazo byawe kandi byije gukemura. Wowe ureba ibibazo byawe byo ufite, kuko niko twigishijwe n'abadayimoni yuko Imana tutayereka ikibazo nyacyo, tukayereka ikibazo kidafite ishingiro. None se Bibiliya ivuga iki ku byerekeye ibyo ngibyo? Yesaya umuhanuzi, abantu bo muri Isirayeli, Abisirayeli bagize ibibazo bavuga bati tuzahera hehe no guhura n'ibyago. Imana irabagendera, Yesaya avugana nabo, ababwira iby'Imana yamubwiye. Yesaya yavuze amagambo akomeye muri iki gice cye cy'ubuhanuzi bwe cya 59 umurongo wa mbere. Yaravuze ngo, Uwiteka aravuze ngo, dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza, n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva. Ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu niyo biyitera kubima amaso ikanga no kumva. Imana iratwereka uburwayi nyabwo. Ukuboko kwayo ntabwo kwaraniwe kudukiza, reka da. Kandi ugutwi kwayo ntikwaraniye kumva. Oya, ugutwi kwayo kuri shapa, irashaka kumva. Ariko se ihere hehe? Iragutumaho intumwa yayo y'ukuri ikakubwira ibyayo, ukayitera umugongo. Ni ukuvuga ngo ibyaha no gukiranirwa byatumye twima amaso. Icyo automatically umuntu akicara adashaka Imana, ariko bamaze ariko se uwakiriye Yesu, nanjye rimwe na rimwe ndasenga, ibyo bikabaho. Ntabwo ari noneho iyo umubwiye kwakira Yesu wabitwaye no gusenga, kandi ni politiki ya Satani. Kuko hari nyinshi ivuga ngo abantu gusenga, ngo nanjye ndasenga, ngo ni umuntu usenga, kandi gusenga ntabwo ari ko gukizwa. Oya, gukizwa ni ikindi kintu, kandi ubundi hagomba gusenga uwakijijwe, kuko niwe usenga akavugana n'Imana iby'Imana ishaka. Abisirayeli bari basanzwe bazwi imbere y'Imana ku bw'Aburahamu sekuruza wabo, ndetse bakaba ibyo birata gutwe turi urubyaro rwa Aburahamu. Ariko Imana ntiyabumvaga. Imana yaravuze ngo mwebwe muri Yesu Kristo, yaravuze ngo ariko ngo Aburahamu ngo muri aya mabuye, ngo Imana yaboneramo Aburahamu urubyaro. Byumvikane ko Imana ifite ikipfana n'abantu. Ubwo nakubwiraga ibibera mu Rwanda ukuntu barusatuye iburasirazuba, tugomba kuba ikibazo cy'amapfa. Nahoze ndeba uyu mwaka narawitegereje ndumirwa, ubuzi yuko imvura twarayibuze, noneho imvura higuye mu burasirazuba uze kuza kubibaza, imyaka yarapfuye, yahise ari nyinshi cyane. Ari nyinshi cyane yicaye. Ubu ngubu ibirayi aho bari babihinze byapfuye, none dore ku izuba byanze gushora, kandi imvura yarahaguye ari nyinshi. Ahandi aho twabihinze haragiye aho hombi ndahafite, aho nahinze bikanga gushora kubera imvura nyinshi, naho bigiye kumba kubera yuko izuba ribitwitse bikaba birangiye. Ariko ibi bintu nabo babikora fizikare mbamo nawe wabikora, cyangwa ni ibihe tugenda twinjiramo byo kubisi igenda irangira, nyine imvura ikagenda itagwira igihe yagwiraga. None biterwa n'iki se? Imana se yiyemeje kutwica nabi ikurikije ibyo? Oya,
nta kintu kigeze gihinduka kuri iyi si. ni ngo ni abantu babihinduye, ni abantu babihinduye. Iyi si ifite ubushobozi bwo kuba itwara abantu benshi bakayibaho nta kibazo cyo bafite. Kuko niba tubaho kandi dusa nkaho turi mu mfunganwa, rero nkanswe isi ibayeho abantu bakegura, turacyafite ahantu ho kuba, turacyafite ahantu ho kuba twatura muri iyi si. Umugabane wa Afurika utuwe n'abantu bangana nabo Bushinwa, nako Ubushinwa buraturusha abantu benshi. Afurika yose kandi Ubushinwa kugira ngo butuze muri Afurika ushobora kujyamo nk'inkubwe zigera kuri 11. None Africa is a very giant landmass. Ubwo simenye neza ariko ndaza kureba neza exactly naba harimo za Ubushinwa muri Africa hajyamo nk'Ubushinwa bungahe, ariko ni hanini cyane. Turebye miliyoni square miles, no, square kilometers zigize Africa, ubuso bwa Africa miliyari 11 z'ubutaka. Kandi ngo Ubushinwa bushobora kuba bufite nka ejo hari icyegeranyo nabonye ngira ngo bufite nka miliyoni 3. kuvuga ngo ni buto rero, ni butoya cyane. bukaba bufite abantu baruta abagize Afurika yose. Ubushinwa bukaba bufite abantu baruta abagize Afurika yose, ari na butoya gutyo. Kandi bakarya bateye imbere, se ubona bameze neza, ubuzima nta kibazo. Oya, bateye imbere, ubwo butaka n'inkongo yabo burabatunze. Rero nkanswe nkatwe twebwe dufite resources zambere, dufite resource ya mbere, dufite ubutaka free land dushobora kuba twahingaho mu buryo bwiza tukabaho tugakoraho. Abantu inkubwe 3 baruta bari muri Afurika ubu bubayeho, kugira ngo twicane badushore mu bintu twe gutekereza twifuze gusa. So rero ubwo icyo igahunda ubwo niyo, ni ukuvuga ngo ibi tubonye by'inzara birakubira muri uko kuba bari gutwara ubutaka bw'abandi, ugasanga babuje kongera kubuhinga. Yego, bigakubitira no kuba barimo gufata ibyo biza bakabyohereza mu bihugu. Niho iyi nzara iri kugenda ikurira hirya no hino cyane, bashaka kubabaza abatuye isi. Yes, ariko pasi tugarutsaho, hari akantu wavuze kuri Amerika. Uvuga yuko bashaka ko Amerika nibuza isigarana miliyoni zirenze zingahe? 100 miliyoni 100 mu myaka 20 iri imbere, ikazaba ituwe gusa n'abantu. Ubu turi muri 2020 na rimwe. In 30 years time, myaka 30 iri imbere, kuzaba abantu bayirimo baragabanyutse kuva kuri miliyoni 300 kugera kuri miliyoni 100. Hari umuntu tuwaganiriye akunda no kuganiriza cyane, yaravuze ngo wowe ngo ugire akazi kenshi cyane ntago ujye umusubiza. Banza ari Belgique, ariko ibibazo ahora mbaza buri munsi mbega gerageza kumusubiza ariko ntago abyumva. Kuko aravuga ngo kubera iki uhora werekana ingaruka zigenda ziba ku bantu kandi abo bantu aribo bazizanye cyane, agakunda gushingiye cyane nko kuri bino by'urukingo biho muri iki gihe bya COVID. Ati niko abo bantu bakoze urukingo bakora COVID baragaruka nabo barimo bariyica, kandi ari babikoze bayica n'abana babo n'imiryango, akaba arimo kubatera izo shingi. Ati ibyo ntabwo mbyumva, ahubwo ibi byahoze kuva na kera, ni inkingo zisanzwe, kuko ntabwo bakora ibintu ngo bagaruke biyice. None urumva izo za Amerika, ibyo bihugu byose by'ibihangange nibyo tuzi ko ari byo biyoboye isi. Amerika iyoboye isi. None wowe uratugaragariza ngo nibuza mbere y'umwaka wa 30 azaba asigaye miliyari nibuza 100, miliyoni 100. Ese abo bantu ko ari bo bayoboye isi baragaruka bongere biyice? Nkurikije nk'iby'uwo miliyoni 100, uwo nguwo impamvu bivuga atyo niko n'abantu bose bagomba kubitekereza, kandi nanjye niko nakabaye mbitekereza. Nanjye nakwibaza kugira ngo mvuge ibi ngibi, nuko ndabaje kwibaza, ariko naje kumenya ko ibyo ntekereza atari ko biri. Niba isi ku bwayo system itegeka isi ihagaze ku miryango 13 gusa, ku bantu ba miliyari batuye isi, imiryango 13 niyo shingiro ry'ibindi byose. Naba ngaba tubonye komite y'abantu 300 nabashamikiye kuri iyo miryango 13 gusa. Kandi yumve yuko abo bantu bagurishije icyo bita ubugingo, bamaze kugurisha ubugingo base nabasekuru babikoze.
noneho ubu ngubu abana babo bakura bari muri iyo system akabikuriramo. Umwana bamuhera ari umwana w'imyaka 3 bakabanza bakamufungirana muri keji. Keji ni akantu ko kameze nk'uko reba ushobora gufata akantu kagazitro kamushyiramo umwana akabamwa atyo ukamwigisha kwica imbeba, kwica injangwe, kumubabaza cyane agakura ari ikihebe. Uwo muntu iyo yatangiye kumenya ubwenge amenya yuko abwirwa yuko ibyo ari zo nshingano z'umuryango we, yuko azahabwa byose muri iyi si, ntacyo azakena, ntacyo azabura, ariko kandi agomba gukurikiza umuhango, imirimo y'abase n'abasekuru. Ni ibintu bikorwa mu ibanga rikomeye. Noneho ko umuntu akurira muri ibyo bintu asanga ariko bimeze, yaramaze kubyakira, niwo muco w'iwabo, kandi ntashobora kubihindura. Uko abihinduye yapfa yatakaza ubuzima. Urugero, uwo muntu namuha urugero azabikora mu bushakashatsi. Kennedy, umuryango wa Kennedy no mu miryango 13 ya Illuminati muri 63. Ubwo muryango witwa ngo ki? The Kennedy family, umuryango wa Kennedy. Wari hoza ari perezida wa Amerika John Frederick Kennedy yarishwe, kandi akomoka muri uwo muryango. Yaraza amabanga, babanje kwica se, noneho agiye kujya ku ngoma bavuga ko ise yapfuye kubera yuko yagize igitekerezo cyo gushaka guhindura Amerika kugira ngo abe ariyo yonyine ubwayo yikorera amafaranga yayo. Ari amafaranga ya Amerika y'amadolari ntabwo ari aya Amerika. Amerika iyahabwa ku nguzanyo, ifaranga ry'umuntu wikorera ku giti cye, akayabaha bakamwungukira, nabo akabakoresha ubucakara bw'izi ntambara n'ibyago no kubaha kuba igihangange ku isi. So ko bafite ibindi byose. Icyitonderwa, utegeka Amerika kuyikoresha ibyo we yituriye mu Burayi. Buriya mu Burayi niho hari icyicaro cy'ibintu byose. Mu Burayi cyane cyane mu Budage bano bategeka isi. Ubudage bacyategeka isi. None burya ngo bwashengwe na Hitler intege pase yaraburangije. Oya, Ubudage nk'igihugu bwo bwahuye n'icyo kibazo. Ariko nkubuye ko igihugu kitagendera ku bihugu. Yamini itegeko isi ntabwo, imbaraga zitegeka isi ntabwo zikorana n'ibihugu runaka, zikorana n'abantu ku giti cyabo, ariko bagakoresha bya bihugu mu nyungu zabo. Kuko nk'abantu birabo bya ibyo bashaka bikorwe nuko bagira abantu bakoreshwa babajya inyuma bakoresha muri izo nyungu zabo. Kuko Amerika irakoreshwa mu gusenya ibihugu hirya no hino byo mu burasirazuba bwahe bwo hagati n'iki byose. Uretse bikorwa batabireba na wundi itabireba. Yes, barabireba ariko barabyihora ko Amerika amafaranga sa yayo, niyo mpamvu ariyo mafaranga mpatse ibihugu bafite. Nose babiciye. Yari ibintu byabayeho muri 44 nyuma y'intambara ya kabiri rimwe irangira. Ibihugu byose byari byaguye, ba Amerika ariyo isa nkayo imaze no gukora imbombe ya nuclear ya mbere. One nabwo bagiye mu kwezi. Oya kwezi bagiyeho hanyuma kandi nabwo ntibagezeyo, byose ni ibihuha. Noneho rero tuwe twitegereze neza ikibazo ko giteye. Nukuvuga ngo abo muntu tumusubiza, nukuvuga ngo isi uko iyobowe nuko imeze tubirebere muri context, dukanguke tubirebe mu bundi buryo. Muri ya miryango 13 yonyine watubwiye iyo miryango 13 niyo ishamikiyeho na biriya byose tubabwira. Muri ya imiryango ni ukuvuga, ngiye kubisobanura neza kugira ngo nabo byumve. Hari imiryango ishingiye ku cyo twita hereditary families. Umuryango uvuga ngo ugenda umuryango wa runaka ubyara abantu bakaza ari abanjye. Hakabona imiryango yo twita society. Yego, mu Kinyarwanda tubyita bimwe. Ndabyumva rwose. Iyo tuvuze secret society, society mu Kinyarwanda twakita iki? So umuryango society. Ni umuryango atari umuryango w'abantu bavuka bakomoka mu bandi. Ni umuryango wowe uzoshobora kuza, umuryango w'abantu bishyize hamwe, ni society nawe ushobora kuza ukawinjiramo. Ushobora kwinjiramo abantu bawujyemo. Ariko aya miryango 13 yo ni uruhererekane, uko byaye umwana bamaze gucirwaho iteka byararangiye. Ntabwo umwana we nushatse kubivamo agashaka gukora ibindi, kereka ashobora kubivamo icyo ntahakana, ayivamo akagenda agacicika.
ntagire icyo avuga akajya mu bindi n'abashaka kuba umukristo akamuba ariko agatandukana n'ubutunzi. Bamwemerera pastor bamwemera ko wavuga atazatuvamo. Nanjye mbifiteho doubt simbyemera ariko ubwo wenda byashoboka simbizi. Noneho rero urumveho bitandukaniye, hari imiryango ishingiye kubita hereditary nk'iriya yose watubwiye. Mu Cyongereza buretse gatoya mbyibutse, mu Cyongereza bita bloodline. So bloodline bivuze abantu b'umuryango ariko w'inkomoko. Iyo miryango itandukanye rero niyo bita secret societies, imiryango y'ibanga aho abantu baza bakinjira bakaba recruit bagatangira gukora ariko bafite ba nyir'ubwite babayoboye, babayobora. Noneho ugasanga umuntu agiye nko muri Illuminati nk'umucuranzi, umunyapolitike agiyemo, baramukoresheje, igihe cyagera agapfa cyangwa akagera mu nsi. Uburyo n'ibyo bashobora kubitegura bo bakamwica kandi yari uwabo yakoranaga nabo, niwe bihutira kwica. Ubwo turacyasuba cya gisubizo cya wa muntu uvuga gutyo, baragaruka bakiyica kandi aribo bakoze ibyica. Yes. Noneho rero abo bantu kuko bamaze kugurisha ntacyo batinya, barica na bene wabo. Wita bene wabo se nabaye abo ngabo ntabwo bagifite mwene wabo se ninde, mwene wabo n'uwabashyizeho ubaye ibyo ngibyo. Niyo mpamvu rero uvuga ngo none se Uburayi kuki bwigaragambya? Kuki abantu bari mu Burayi bigaragambya kandi bagahatirwa gukora ibintu runaka batumva? Ntabwo bigeze bibaho. So rero kugira ngo avuge, yewe hari ikintu cyo ntumva neza. Kuva twabaho indwara zikabaho, abantu bagakingirwa, abantu bakavurwa, ntabwo ibi byabayeho. Nta nubwo hageze habaho ibintu byo kutavuga rumwe ku kintu, noneho kandi bigashyirwamo n'imbaraga z'ubutegetsi bw'isi. Ntabwo byari byabaho nk'ibi ngibi. Aho niho yakabaye akangukira. Ariko abantu bacu kubakangura bisaba kwigora cyane, bari mu bitotsi bya kure. Ugomba no gutegezwa vuta ariko ibi bintu bibaye ubu why? Ese kuki ba nyir'ubwite, abaganga b'abahanga, scientists, especially utwita virologists, ko virology biva mu ijambo virus. So those specialists in virology, they don't understand this. Ntabwo babyumva kuki nabo bihakana. Bite ntabwo byakaye kuri cyane cyane ikintu cyitwa gukora ubushakashatsi cyangwa igerageza ry'ingingo, ubundi bazikoresha bazikora ku byo bita gene pigs. Ariko n'abatwemeje ko bikorera kuri twe ntabwo tuzabihakana, ariko tugomba kumenya icyo turi cyo, kubi aho tugana, tugiye gupfa, tugiye kumera bute. Ariko twebwe turavuga ngo okay birabaye, ariko tumenye n'ukuri, tumenye n'ibitekerezo naho tugomba kwerekeza ubugingo bwacu n'ibyiringiro byacu. So rero abona icyo namubwira, ari mu Burayi. Kandi ikindi cya kabiri, Bibiliya iravuga ngo noneho umwanditsi ari he w'iki gihe n'umunyabwenge w'iki gihe ari he? Abanyabwenge uzi yuko nabo nta bwenge bafite. Uzi ko bino bintu birenze. Kuki se birenze? Abizo n'abanyabwenge ntabwo babyumva, bize ubwenge bw'isi. Ahubwo nabo babikurikira buhumyi. Why? Bahawe programme, ntabwo bahawe ubwenge. It's a program. Ibyo bize ni program bahawe. They cannot go beyond. Ntabwo barenga ibyo bahawe byabapakiye imitwe. Ufite ubwenge bw'Imana wenyine, uko Kristo yaje baduhindukira ubwenge bw'Imana, niwe ushobora kureba ibinyi bakamenya ibiva niyo bijya, akanabigenzura. Havone ngundi professor, ngundi doctor. No, you can't. Wakureze ibyo ufite ibitabo wize ibiki byose, ahubwo bikuzanira confusion, ushobora kuzanira ikibazo. Yes, kugira ngo uri doctor none urimo urumva bwa mbere ibintu utigeze kandi ba mu isi urimo, icyo gihe kugira ngo bya bindi urwego rwuriho uburyo wiyemera, kuko umuntu niko ameze, yiyemera ubumenyi afite, noneho kandi asange ari kuri urwa doctor, agiye gutega amatwi we n'undi muntu ufite utarigeze ajya no mu ishuri cyangwa se wagiye mu ishuri afite amashuri ashiriritse, kuko afite umwuka, kuko umwuka w'Imana uri hejuru y'ibintu byose, kumenya no gusobanura ibiriho. Yes. Urumva byanga byakunda niba ari wumva bayumvise, kuko yagiye bigira ikibazo cyane, akongera akabigaruka, ejo akanyureza indi audio gakira igifaransa cyinshi cyane, yumva ati biyo ni ibinyoma, ati
ntaho bihuriye ko umuntu yakora icyica ngo agaruke agishyire ku bana be bapfe nawe apfe, ati sibyo, ibyo ni ibinyoma, nta hantu bihuriye. we aratekereza nk'umuntu, agomba rero kugira ubwenge agatekereza nka Satani, nibwo yamenya ibyo. maze ikintu uvuze ko ari kitumvikanye, agomba kugira ubwenge agatekereza nka Satani. Kuko Satani we ugomba kubanza ukamenya uwo ari we. Noneho nabo yamaze gufata, nese abantu ntibatamba, abantu baratamba abana babyaye, icyo bita akamuhindura igitambo. Barabatamba rwose. None se kubera abantu bajya gutamba abantu mu miryango yabo, ntabwo ari abantu batamba ba nyina se cyane rwose. What's wrong with that guy? We agomba kumva aho ibintu bigeze, agomba kugira ubwenge. Bariya abantu bakora bamaze kwakira ubusatani muri bo. Satani rero ntagira impuhwe, ntagira iki, ntabwo ntacyo bimubwiye. Kuki uvuze ngo agatekereza nka Satani, yatekereje nk'Imana ahubwo? aho yari urwego ntiyarugeraho. Gutekereza nk'Imana ni ubuntu Imana umuntu imugirira. Ntabwo ari ibintu bya bose. Gerageza ngo abanze atekereze ko Satani akora. Noneho namara kumenya Satani uko akora, nibwo azamenya ibyo. Ko Satani ntagira inshuti. Satani ni umwicanyi, ni sekibi, kandi agaragarira mu bantu Imana yaremye. Aha, katwikomereze rero. Wari umaze kuvuga ngo kwica bariya abantu, kwabanya abantu mu isi harimo izi ntambara. Wagiye no mu bihugu bitandukanye n'ibyo barimo barategura. Icya kabiri ukurikijeho n'inzara. Ikindi ni iki? Kuri ya ntego ya 9. Kuri ya ntego ya 9 ni inzara n'indwara. Haje n'indwara. Indwara zigomba kuba nyinshi cyane. Indwara kandi zo ntabwo zigarukira muri twebwe gusa. N'ahandi zirahagera, ariko muri twebwe ziriyongera cyane. Kuko nk'ubu ngubu indwara nka za Ebola ntabwo ziba mu Burayi. Indwara nka za Zika zo ziba muri Amerika y'Epfo. Indwara nka za Sida ziri ku isi yose, ariko muri Afurika niho ziba ziri. Ukibaza kuki muri Afurika hose Sida ikomeye cyane, ariko iriya mu Burayi indwara zindi zituruka ku mirire no ku biyobyabwenge. Kuko abagabo baha benshi ni inkone burya, barashobewe. Kandi buryo umugabo umwambuye ishema ry'ubugabo ubumwishe, asigara ari brutali, ari brutal being, igikoresho cyo gukora ibi gusa. Niyo mpamvu bakubita bakica abana ruwambwiye wafashe umwana we w'imyaka 13 niwe yahinduye umugore. Yamaze gutandukana na nyina, afata umwana w'umuhungu w'imyaka 13 niwe atingara aho ngaho, kandi leta iramushyigikiye. Inzego z'ubucamanza pe ni birebire biriya bintu. Baragenda batakaza ubu, barashaka yuko batakaza ubumuntu, none se bakabibisumizi. Tukiri aho ngaho uravuga uti harimo n'indwara, hariho indwara nyinshi zagiye ziza, tureke wenda n'izi ngizi tubona z'uyu munsi cyangwa n'iyi ngiyi iriho muri iki gihe. Ndazira ndwara zagiye zibaho, ibi byose byo twumva nga kaniga ngo munuza hariya nagakwego nibi oyaga mugiga yahozeho kera, kaniga mugigani za ibindi byose nibo bagiye babiteza nabyo. You know hari indwara abanyarwanda bagiraga kera. Indwara yitwa ibinyoro. Indwara yitwa ubushita. Yes. Indwara yitwa mburugu. Izo indwara z'abanyarwanda. Buriya na malaria, ubuse buriya malaria ugira ngo ni Kinyarwanda. Malaria yo ntago ari indwara, ni indwara bakoze nayo barayohereza. Indwara no kuvuga mu bintu by'umubu bifite ukuntu byagiye bitera imbere. Uri mu Rwanda, je no hambere ngira mu Rwanda haba hari ahantu hakonje. Siko mu Rwanda hatagiraga fans. Fans urazibona byayo nibyo birabyikaraga. Kubera siki twa hano mu Kiyovu amazu yari ahari, yari afite n'amaziko aho abayobozi bari baturaga aho ngaho, bo barotaga nijoro, barotaga mu gihe cy'imbeho. Ubusubu wazana iziko mu nzu, ubushuye bwariyongereye. Kwavuga iki gihe abagebe uzi ko ziko abantu barotaga zabaga zifite za chimney aho iziko riraho, nyirurugo bakamushyira mu ntu akota, kandi ahantu hakonje nta mubu wapfa kuhagera. Ashwe ntabwo u Rwanda rwagiraga ibyo by'imibu. Nise ubushatse kuvanga imibu nibo bayizanye. Imibu igenda ikururwa nuko environment igenda ihinduka, ibintu by'ubushyuhe, ibintu utamenya by'ibizenga by'iki, sinzi ngira ngo ni imibu ya Anopheles. Buri imibu yose ntabwo itera malaria, ariko yo bita Anopheles mosquito, wa mubu w'ingore w'ingore. Ugushobora no kumenya unase wamenya tewe niba batarokore nawo muri labo, bakaza bakadutura hejuru. Hari ibintu dukeneye kumenya, tugenda tuvungurirwaho buhoro
n'abantu bagenda batahura amabanga menshi bakawukora bakadukora na supanete yo kujya turya ibi byose bikaza bikabaho ngaho kugira ngo baducuruzeho gucuruza se barabishaka cyangwa tubone ko ari beza cyane badufasha. buriya hari umuzungu wanyibwiriye aravuga ati bariya bagabo ntabwo bakeneye amafaranga barayacura reka nuko abantu batubyumva neza bakeneye resources nizo batacura nibwo butunzi nyabwo. Resources ni umutungo kamere. Niba bashaka izahabu, niba bashaka amazi, niba bashaka nka za uranium zo bakoramo amabombe ya nuclear bayakuba bikura muri Congo, ibindi bakura hariya muri Mali. Bazi yuko biri munsi mu mashyamba, ibindi biri mu ntuza munsi y'ubutayu ya Sahara. Za Sahara. You know? People should come to terms with the reality. Noneho rero se nibyo bashaka. Amafaranga yabo se buri afite akamaro, ari impapuro afite akamaro. Agira akamaro kubera yuko kutuzanamo disordre. Tukabura epfo na ruguru. Dukenera ya mafaranga. Niyo mpamvu bamaze gusenya igihugu bahita baza biruka tuzanye imfashanyo, tuze kureba, dutanga inguzanyo. Ya nguzanyo baguha ya mafaranga yabo y'ipapuro. Bagufata bwa butaka kandi bagatwara resources. Bikaborohera. Cyangwa bakabakoresha mu nyungu zo kugira ngo bahagarara ahangaha bagera n'ahandi ubundi batakaye bagera bahateza imvururu n'umutekano muke bahereye iwawe. These guys are very very wise. Isi yose bayikontorora. None pazi ubuka n'indwara nka zimwe mu ndwara ushobora kuba ati izizo nizi nkurikije uko nzibona zarakozwe ntabwo ari ibintu wenda by'ubuzima bw'abantu biberemo mu bihugu byabo. Nari ntagiye nkubwira bari abantu bakiza kuko of course bafite ubushobozi bwo gukora ikiza bagakora n'ikibi. Ziriya ndwara z'ubushita n'ibinyoro ndetse n'imbasa, ubushakashatsi bwakoraga bwari genial scientifically kugira ngo bukize abantu. Kandi kuko byarabaye, ariko babikoraga kugira ngo bashobore kwigarurira abantu mu mitima yabo yuko bafite ubushobozi bukiza. Ntabwo abantu bakirwara ibinyoro, ntabwo abantu bakirwara ubushita, ibintu byarangiye. Imbasa ubu nibo numva ngo yagarutse, sizi impamvu yagarutse muri za Nigeria, ngo yagarutse no mu Buhinde ngira, ariko nayo yari yaraciye. Nawe wareba nk'imbasa ku mwana wawe kumva ko ari ikintu kibi cyane. Noneho mugiga iyo yahozeho na kera. Mugiga nija muri Kinyarwanda yahozeho, ariko bayifitiye umuti kandi yica abantu benshi cyane mu gihe cy'izuba, ariko ntabwo ugeze bayishakira urukingo. No, kuko nakubwiye yuko icyegeranyo nize nasanze burya bigize mu kinyejana cya 20 cyane cyane mu myaka ya nyuma y'intambara y'isi yose, hizwe noneho uburyo bwa bwenge, ubushobozi bwo kurwanya za ndwara navugaga no bushobora guhindurwamo noneho uburyo bwakoreshwamo mu buryo bw'ibyorezo bikicara noneho abantu umwanya wo kubakiza. Kuko ubumenyi bari bahawe, nabwiye abantu kandi nyambivuga yuko technology ntabwo yari yamara imyaka 200 ibaye kuva ikinyejana cya 18 cya 19 cyane cyane cya 20 imyaka 200 nimwe byose bibereyeho. Ubuvumbuzi bukomeye n'ubuhanga niki byavuye heza, ni ibintu byateguwe. Twebwe imyaka y'1,800 kugera mu 2,000 n'imyaka 200 nimwe tuboneye ubuvumbuzi bw'ibintu byose. Ubu ngubu birimo bikorwa, ubu ngubu ntabwo ari ubuvumbuzi, ibi ni ibindi bintu birenze. Ikinyejana cya 21 nimwe icyo bita digital paradigm. Twavuze igomba gusimbura inganda, nibwo igiye gushyirwaho, igiye gushyirwamo imbaraga cyane, ku buryo ibikorwa biturenga dusa nkaho twe twibereye hariya tureba gusa turinduririzi. Ku buryo nabize abari bafite ubumenyi busanzwe nkatwe bakuze abari bagiye biga mu myaka ya mbere, ubumenyi bafite bugiye gutakara, bugiye kuba irrelevant. Ikigiye kubaho nuko umuntu abazi kuba akoresha ikoranabuhanga. Iryo koranabuhanga nta rifite we ntirburimo, no operator azi gusa gukoresha imashini akayijyamo akayikirigita akayibyaza akayibyaza. Nicyo bashaka, niyo mpamvu bashaka kuri cyuta artificial intelligence, ubwenge artificiel.
noneho ubwo bwenge bukaba ari bwo bwarimwe umuntu akabishobora kubukoresha bitihise, bakanabwimurira muri we mu mutwe w'umuntu, wowe umutwe w'umuntu akaba computer. Ibyo rero nibyo birimo biri imbere kandi nibyo biteye imbere. Byumvikane ko ibyo birenze ibyo abantu bamaze iminsi biga mu mashuri. Kuko birabyo kwiga byo mu mashuri bigiye kuza. Hari umuntu wavuze ngo iyo umuntu afite iPhone ye ngo ntabwo aba akeneye lisansi degree. Iruti degree kandi ufite iPhone. iPhone iyi ngiyi tugendana mu ntoki. Ariyo bayita iPhone cyangwa iPhone? iPhone. Yes. That's right. Ufite iPhone ntabwo akeneye degree. None urayibaza ibyo ushatse kabikubwira. None rero ukuvuga ngo ubwo umuntu no kujya mu ibare. Hari umuntu umwe wambwiye wigisha mu Burayi. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.